Hello guys, I hope ko meze neza, nanjye meze neza. Mbere na mbere mbanje gushimira Imana n'abari kutureba twese, n'abari kutureba mwese muri rusange. Ariko mbere yuko nza kwiha ijambo, let me introduce my wife to you guys. She's called Linda. Baby, wagize ikintu ubwira abantu bari bagukumbuye se? Guys, so rero nyuma y'igihe kinini mwari mumaze mudatubona, ibintu hano byarakomeye, inzira ni ikiri nyabagendwa, gusa nyine we have to understand, tugomba no kubyakira tukanabimenyera tu. Hari abantu baduhemukiye nyine kuri iyi channel ya Linda Creative Show. Niyo mpamvu tumaze igihe kinini tutari gupostinga, tutari kuuploadinga. Nta video muri kubona, twarabibonye cyane muri comment, mwari mudukumbuye pe, ariko natwe twari tubakumbuye. Gusa tumaze iminsi turi guca ibintu bitoroshye, yaba kuri Chris and Linda, yaba kuri Linda Creative Show. Baby, wagize ikintu ubwira abantu? So murabona ko umugore wanjye ari no kurira. Guys, ibintu mwakoze ntabwo ari sawa. Njye ndagerageza kuza kuba strong, nshaka kurangira ikiganiro kinarangiye batari kuvuga, ariko gusa njye nari mbakumbuye. Aba team C, aba team L, mwese mbafite ku mutima. Ariko nyine yicana nubwo mubibonyemo kino kiganiro, ariko I need to be straight on the point actually. Ndeke baby, wibabara mwana n'ibya dunia. Guys, murabona ko umugore wanjye wabaye nyine nyuma y'ibyumweru nka bitatu twari tumaze mutatubona. Nubwo agarutse, n'ubundi agarutse afite agahinda, kandi agahinda yatewe na bamwe mu bantu tuziranye cyangwa bari hafi yacu. Ariko in God we trust, sibyo twaremewe kubaha ibyishimo. Ntago turi hano kugira ngo gusa maybe we make money cyangwa anything else. Turi hano kugira ngo dushimisha aba team C n'aba team L, abanyarwanda mwese muri rusange, aba diaspora, East Africa, the world in all. We are here to make everybody happy and to give you vlogs, to give you prank, to give you how you can treat your wives, how you can treat your husband. But some people, they were not happy with us on our YouTube channels. I don't know what happened, and I didn't know that in this social media stuff, this is how things are going. But I'm trying to learn it. So we are sorry for people who doesn't understand Kinyarwanda who are watching us. It has been a while without giving you anything, but we are back. We are back. We are back. We are back. Keep watching, keep subscribing. We have tried to create some new YouTube channels. We are going to give you the names maybe in comment or maybe in this video. But we are really sorry. We are sorry and kindly sorry. But we are here for you, and we are back for you guys, to give you happiness, right? Yeah. Muraza kwihangana, yaza kugerageza kuvanga indimi. Watu wanatufuata wenye wiko nchini Kongo, nchini Tanzania, nchi yote nasikia Swahili. Tumerudi tena, mtusamee, imekuwa muda mrefu na hamtuoni kwa kamera, hamtuoni kwa simu zenu, wala kwa laptop, wala kwa TV. Lakini ni shida za vitu ambayo imekuwa inapita social media. Mtusamee sana. Tumerudi, mnaona mpenzi wangu haiko happy kwa hiyo mambo yote, lakini Mungu ndio mwema, and tumerudi tena kuwapa vitu vipya, mambo mapya, vibe mpya ya kama kawa. So
abanyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda, ntabwo njyewe ibintu ndabimenyera, gusa njyewe nafashe umwanzuro rero wo kugaruka nkigarukira muri ya fesi yanjye musanzwe muzi mpora nisekera. Ariko hari n'abantu bo muri Uganda nabonye banampamagara barananyandikira basebone banyabo tubanyiririzanyo mutusonyiwe akade kabadde kawanvu nga tetukomawo wano nga tetwogera namwe. Waliyo bingi nnyo tubadde nga tuyitamu, wali abantu si balungi, kanogere bwotyo si balungi, obadda simanyi engeri njakyogeramu naye Katonda tumwebaza tukomyewo. Just sometime tetujja kuba nnyo nga tupostinga wano kweno channel yaffe ya bulijjo Linda Priya TV Show. Tujja baweerezayo endala mubeere nga mutusangawo. Eno tujja kuba nga tugireseewo akaseera akatini, we bijja tuukiriza bulungi bye twetaaga tujja kukomawo. Tubaagala nnyo, mutusonyiwe tubadde nga tuluddewo, libadde ebbanga liwanvu nnyo naye ku mitima gyaffe tubaagala. Baby, bagize ikintu ubwira abanyarwanda mwana. Murabona umugore wanjye agahinda mwamuteye se. Umugore wanjye yikundira YouTube, umugore wanjye yikundira abantu bo kuri kamera, umugore wanjye arabakunda, ariko abanyarwandakazi ntabwo ari sawa, ariko nyine tugomba kubyandastandinga rata. So gusa muri ibyo guys, as you can see nyine musigaye mutuma umugore wanjye yarabaye speechless. Mu gihe kera yabaga ashaka kuvuga, yatangiraga yishimiye anabasuhuza nyine, ariko mwamaze kumutera agahinda, mwamaze kumutera ibikomere. Gusa ntawe mfite nshinja, nta n'uwo nshaka gutera amabuye aka kanya. Gusa baby, wagize ikintu uvuga se? Guys, nizere ko umeze neza. Njyewe ntabwo meze neza, ariko buriya uko byagenda kose Imana irahari. So ikintu cya mbere nababwira ni uko impamvu mwari mumaze igihe mutatubona, hari abantu batishimiye wenda uko batubonaga, uko babonaga turi gutera imbere cyangwa se uko tubanye. Biba ngombwa ko ari byo bakoze channel zacu bazakamonetize, haba iyanjye Linda Priya, iyi ngiyi n'iya Chris and Linda. Impamvu rero mwari mumaze iminsi mubona tudakora, kuri side yanjye nari naracitse intege, ariko nyine hari abantu bacu bagiye batuba hafi baradufasha. Uwa mbere Nibamenya, turamushimira cyane, yatubaye hafi bishoboka kuva yamenya ko byabaye. Christian arampamagara abimubwira, icyo gihe yarabikurikiranye akora uko ashoboye ngo dusubize monetize. Anamuhuza n'inshuti ye yitwa Red Blue JD, ntabwo twari tuziranye, ariko yaduhuje nawe aradufasha, aragerageza ku bushobozi bwe n'ubumenyi bwe, aracyanagerageza ngo arebe ko hari icyo byatanga.
ndashimira Murungi Sabe nawe yatubaye hafi akajya atubwira ngo dukore akaduhamagara no ku cyumweru yaraduhamagaye video turi kwifata ku wa mbere ejo ku cyumweru yaraduhamagaye atubwira ko mutari gukora Christian amubwira ko ari njye uri kubyanga ntarabona imbaraga nyine aratubwira ngo dukore tureke gukina nyine ni ibyabaye byaranarangiye dufungure indi nshuro nshyashya dukore ndashimira umuryango wa Mikina Aga aho batubaye hafi badusubizamo imbaraga batubwira ko bibaho kandi tugomba gukomeza tugakora umuryango wa Bruno na Karine nawe turawushimira cyane Bruno we ntabwo ahwema kuduhamagara duhamagara buri munsi ko mutapulodinga ese nze mbafate videwo nze mbafashe ese ni iki cyabananiye gukora ngo nyibafashe ariko mwapulodinge nyine we yanatubanye seri cyane cyane akajya abyuka ahamagara Christian ati ndaje mbarebe mumbwire impamvu mudakora Bruno turagushimiye na mama Hirwa nawe turamushimiye cyane bagiye baduha amatemwanyaje ko nabo byabayeho cano zabo zikagenda ariko bagakora izindi ntibacike intege Imana ibahe umugisha ndashimira Kiramani nawe yarampamagaye ambwira ko byabaye kuri Rufonsina nawe duhereza ubuhamya ni ukuri mwarakoze cyane cyane kudusubizamo imbaraga hari undi muryango twungutse abavandimwe bacu Beatrice na Sandrine bo ntabwo baba muri no mihanda ariko nabo turabashimira cyane nzanira amazi Imana ibahe umugisha kubw'urukundo rwanyu bo ntabwo baba muri bino bintu ariko kuva bino bintu byaba nyine nibo bantu bahoraga batubwira ntabwo baba muri bino bintu bya social media ariko nibo abantu baduhamagaraga buri munsi bakaza kutureba ko turaturanye batubwira se basi tubafashe iki twebwe kugira ngo mukore kugira mwongere mugaruke ariko nyine turabashimira abantu bose cyane Imana ibahe umugisha mwadusubijemo imbaraga cyane cyane njyewe ninjye wari waracitse intege nibaza kongera gutangira abantu bakomeje kudusaba filime irahari twaranayishutinze ariko ntabwo twari kubasha kuyapulodinga bino bibazo byose bihari ariko ubu ngubu twagarutse twafunguye indi nshuro nshyashya yitwa Linda na Christian turaza gushyiraho link hano muri comment guys urabona ko tutorohewe umugore wanjye buri gihe yazaga ahangaha aseka yishimye none asigaye aza yifitiye agahinda yari yaranze no kugaruka ngo agiye no kubivamo numva ko mwari mugiye kumubura hari n'igihe mwari gukeka ko ari njye watumye atagaruka so ariko in God we trust sinzi ibyo yakomeje kubabwira gusa ndashaka gufata uno mwanya gushimira some of the people who was there for us ndashimira Ramazan cyangwa se bamuzi ku izina rya Bamenya cyangwa se boss we wo muri Bamenya n'ubundi series. Thank you so much my brother for your support, for your ideas, for everything ibyo wakoze byose Imana ibahe umugisha ndashimira
nkiri kuri Ramazan even right now hari amapisi turi gukoresha hano inaye man bro man bw'umugisha kabisa man bw'umugisha cyane. Ndashimira umuntu witwa Moronge Sabe cyangwa se nyiri Isimbi TV bro. Man byinshi umuntu ataba yavugira kuri kamera, ariko munambabarire kumentioninga amazina yanyu, mushobora kuba mutanabikunda, n'ababibona sibagire ngo hari ukwigurana turi gukora, ahubwo ni ubuntu, ibitekerezo byanyu, umwanya wanyu. Imana ibahe umugisha. Sabe Imana ibahe umugisha pe, we n'abana bawe n'umugore wawe n'abagukomokaho n'abazagukomokaho n'abana bo ku Isimbi bose, mwese Imana ibahe umugisha. Hari abantu tuba dufite b'imigisha cyangwa Imana iba yaraduteguriye ko ari umugisha, ariko maybe situbimenye. Ariko abakenera kugira inshuti hari benshi, nababwira ko rimwe bagahisemo kugira inshuti tutitaye ku byo ku mihanda. Ikindi ndashimira umuntu witwa Red Bull JD Jackson bro, ntabwo muzi nta nubwo tuziranye cyane, ariko igihe gito twamaranye, thank you so much. Uri umunyabwenge, uri umwana, uri umupapa mwiza. Thank you for being a brother. Mu gihe gito twahuye, wakoresheje ubwenge bwawe, ubushobozi, ni byinshi Red Bull JD yadukoreye, cyangwa se Jackson yakoze byinshi, agerageza kurwanirira channel zacu ngo tutazibura. So Imana iguhe umugisha cyane 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 utagabanyije, wowe n'umuryango wawe, wakoze byinshi. Yandaza kugaruka kuri Agami, mama Moha na papa Moha, Imana ibahe umugisha mwinshi bro, mwinshi cyane kabisa, mwinshi kubwa attention, kubw'ibitekerezo. Actually bikinaba umuntu wa mbere twavuganye ni Aga, so ariko thank you so much for everything you have tried for us. Imana iguhe umugisha wowe n'umuryango wawe na Miki. Ndaza kugaruka kuri Bruno na Karine, kandi nanone joyeux happy anniversary y'imyaka bari bamaze barushinze. Nubwo mwatubonye mu mashusho y'iwabo, ntabwo buriya twari tumeze neza, twagiyeyo nyine kuko ari abaturanyi ari n'inshuti, ariko nyine on cameras twumvaga tutazongera kugaruka kuri kamera, ariko kubera abo bantu nagiye mvuga hejuru, namwe ubwanyu muri kutureba, nimwe mwatumye twongera kugaruka, kandi situzanagenda, situzanasubirayo. Dufite byinshi turi gutegura, Imana izabidushobozemo. Ndashimira Viateur, ntabwo muzi nta nubwo akunda social media we, ariko my big brother, Imana iguhe umugisha. Ndashimira Marene, mwese Imana ibahe umugisha. Again I'm trying to have a smiling face, kubera ko ntacyo twabikora wenyine, sibye kuba mwakwihanganisha uyu mwana wa mabukwe, mukamwereka nyine ko mumukunda n'ubundi, kandi mu gihe ariko bwe ko ntaho mwagiye. Bariya abantu 200 mwe mumaze gusubscribinga kuri channel ye, please ndabasabye pe, I beg you guys kindly muze musubscribinga kuri ino channel yitwa Linda na Christian. Ni subscribing basi, wenda yongera agira abasabu be, mana azongera agaruka bereke ka kantu ke gutya mu ntoki, ati dore ka kantu noneho kagarutse, bizaba ari byiza cyane. So ntabwo nshaka kuza to take all this flow alone. Gusa mwese mwatubaye hafi, mwarakoze ibitekerezo. Ndashimira Mugisha Patrick, my brother, for everything you have tried. I thank Naomi, I thank Dad, I thank mani benshi. There are a lot of people I can mention, ariko nzi ko badakunda ko abantu bamentioninga, ariko thank you so much, thank you. Imana ibahe umugisha kubw'ubwenge bwanyu, kubw'ibitekerezo, kubw'ubushobozi guys. Gusa
tugarukanye ibintu bishyashya, prank zirahari, tugiye kongera tugarukane, film irahari yitwa Amaraso si amazi. Njye nuca nigira abantu 20,000 ndaza kuza kubereka trailer yayo kuko irahari na film yararangiye by the way. Nuko nyine nshobora kugira ngo ni ibindi bindi, ariko no muri channel irimo. Njyewe buriya nanagerageza nkabibereka kuko njye ndabakunda man, njye ndabakunda pe, nta nubwo mba nifuza umuntu wababaza aba team C n'aba team L n'inshuti zacu zose muri rusange. Mba numva nadakeneye umuntu wabababaza, wababangamira cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose. The movie is here, ndi no kuyireba kuba atabizi rwose. This is the movie, mumbabarire bino bintu mbikoze ninda atabizi. Filime ngiyi, filime irahari, urabizi neza ko ari amahano ari gukora kuryamana n'umwana wibyaye. filime irahari, ndashaka kubereka ko nanjye ndimo. Dore ngiyi rwose filime yitwa Amaraso si amazi. Ku bari bazi ko ndi kubabeshya, nanjye ndimo, murabona ko nanjye ndimo. So filime kubiharira hari guys, ntabwo wenda ni Imana yatumye tudahita tuyisohora, wenda ngo tunahite ducika intege, tubacikirizemo hagati mutubure mugire ngo nindi mpamvu. Turashima abantu bose twafatanyije muri filime yitwa Amaraso si amazi, directors, editors, abakinnyi twakinanye, mwese Imana ibamugisha. So icyo nababwira gusa mujye gusubscribinga kuri iyo channel nababwiye, yitwa Christian, yitwa Linda na Christian. Abana mudukunda, hari amaviyeni menshi nagiye nakiriye ababyeyi, abana bari kurira ngo baratubuze, turagarutse. We are back for you guys. So I don't want to talk a lot, baby. Shaka tubasezera aba bantu. Nakushaka kubasezera. Bye. Bye. Nawe icyo bwira ngo bye ngo bizu wapi byararangiye. Guys, samura ko atari ibintu byoroshye, ariko Imana ibaho umugisha. Turabakunda kandi we all wish you good, and ngiye n'umugore wanjye turacyari kwikundanira, nubwo nyine byacana nyine n'indi chapitre, nyine n'ubundi buzima, ariko it's a part of life. So see you and we love you.